kazi kugira ngo ubuzima bugende neza, buryohe, bukuryohere iteka ryose, ugomba kubigiramo uruhare. Mana yanjye, uyu munsi ndi kumwe n'umuryango ufite ishimwe rikomeye cyane, ndi kumwe n'umuryango nanjye nishimiye kwakira muri kano kanya, bitewe n'uko navuga ngo ufite ishimwe buri muntu wese kuri ino si avuga ngo niryo shimwe rya mbere. Umuntu utarigeze ugera ku musozi wo kubura urubyaro, bahati banza ndebere bano bantu. Umuntu utarigeze ugera ku musozi wo kubura urubyaro, ujya uvuga uti ndashima Imana. Umuntu wageze kuri umusozi ariko akagira gutya akawumanuka akabona urubyaro, nk'uko uno muryango muri kubona byagenze, ajya ashima Imana. Amena. Ajya ashima Imana bikomeye cyane. Duherukana n'uyu mumama, uyu mubyeyi muri kureba ahangaha, atubwira ubuhamya bwe mwakunze muri benshi. Ndabyibuka ko hari na benshi bajyaga bafata nimero zanjye batazi ko nashyizeho ize, ngo baduhe nimero za mama Françoise. Benshi pe, benshi, bitewe n'uko yabahaye ubuhamya bwe bukomeye cyane. Mama Françoise, muraho neza? Turashima Imana. Murashima Imana? Abantu ariko baragukunze koko cyane, barongeye baragukunda cyane rwose. Wumva bitaryoshye cyane? Byarakuryoheye? Byarandyoheye. Ntihandi uvuga ngo nubwo nagize igihe cyo gukererwa, cyo kutabona urubyaro nyine ku gihe wabyifuzaga, ubwo utariko byabaye ubuhamya bukomeye Imana yanyubakiye. Bwakomeje benshi. Yego. Bwakomeje benshi binkora ku mutima. Yego, wifata ku kantu ko hasi. Byakomeje benshi. None se reka mbanze mikaze uyu mubyeyi wundi. Muraho neza? Turashima Imana. Murakomeye? Turakomeye n'Imana rwose. Ntabwo uvuga umupapa mukuru. Yego. Ku muntu utakuze wamwibwira gute? Nitwa Kamaro Theoneste. Yego. Umusaza ugejeje mu myaka 60. Yego. Navutse 1967. Yego. Mvukira mu cyahoze ari komine Giciye. 60 ko ntabwo iruzura. Izuzura umwaka utaha. Ariko iri kuzura urebye. Iri kuzura. Yego. Ubwo nitwa Kamaro Theoneste nk'uko nari mbitangiye. Yego. Nkaba mvuka nkaba naravukiye mu cyahoze ari komine Giciye, mu ntara y'Iburengerazuba ubu ngubu, mu cyahoze cyitwa Prefecture ya Gisenyi. Yego. Aho niho mvuka. Ariko ubu ngubu ku bw'ubuzima nimukiye mu Mutara. Yego. Ndi kumarayo imyaka iri kugeza muri 10, twahageze 2010. Yego. Uyu mubyeyi rero, madamu, twaganiriye ku buhamya bwanyu bukomeye cyane. Abatabizi barabizi, ubizi arabizi. Wavuga iki kuri Isaka? Uyu Sezerano Isaka, yego, ni impano ikomeye cyane twahawe n'Imana. Twayiboneye mu kuyibura kuko nashakanye na mama we muri 1993, afite imyaka 22. Abyariye umwana bwa mbere, amubyara yujuje imyaka 42. Rero mumaranye imyaka ingahe? Twari tumaranye imyaka muri make ni 20, kuko yabyaye mu wa 20. Yego. Yego. Ubwo rero murabona iruhande hari gashiki. We gacokoza kuko hasi. Hari mushiki we. Uyu mubona nawe tumaze kubyara Sezerano Isaka, niko twamuteruye amazina ye. Yego. Bikutewe n'Imana yadukoreye nyine. Kuki wamwise Sezerano Isaka? Impamvu namwise Sezerano Isaka nuko mu gihe twari turi ku rugamba rw'ubuzima, maze kwakira Yesu, maze kwinjira mu ijambo ry'Imana ari impihumure umwana w'umuntu atigeze ampa, nizeraga ko yasezeraniye Aburahamu na Sara umwana akaza kumubona. Nanjye nubwo natinze, nanjye meze nka Isaka, nka Aburahamu. Kuko ibyo nari nizeye, ndavuga ibyo ari byose uyu mwana azaba wisezerano. Kenshi nabaga ndaryamye hakunda kurota uyu mudamu wanjye azabyara byanga bikunda. Noneho tumubyaye, nibwo mbonye atwite asamye, nibwo navuze tuzamwita Sezerano Isaka. Yego. Brandine we umufata gute rero?
Brandine rero Brandine Brandine Yeah. mushiki we mu by'ukuri nawe twamuboneye mu kumubura mwamuboneye mu kumubura twamubonye uyu mwana Isaka amaze kugira imyaka 6 niho turavuga tuti n'uyu nguyu ubu nta wundi birarangiye niwe twari dute n'uyu nguyu nta kundi nyina agize imyaka 49 y'ubukuru tubona asamye indinda ayibyaramo uyu muhungu tumwita uyu mukobwa tumwita igira neza Brandine. Jesus. Buri harya hagati ya Isaka na Brandine nabwo habuze urubyaro hacemo imyaka nasamye amaze Isaka afite 6 wasamye Isaka amaze 6 urumva ko nabyaye nyine kubera indimara amezi 9 nabyaye Isaka ari mu myaka 7. Yego nuko Mary Jambo umuhungu wanjye hangaha Isaka Isa karama uraho neza ndaho ndashimye meze neza cyane wumva bimeze gute tuganira ibintu nk'ibi ngibi tuvuga kuntu mama na papa bakubonye bagukeneye gafate neza gutya wigacokoza numva nishimye cyane kuko si abana benshi bagira aya mahirwe yo kuvuka mu muryango bagasanga uteguye neza bakiga neza badafite ikibahuza mu bwonko. Iyo umva ko bari barabuze ngo urubyaro ujya byumva ibyo ngibyo ndabyumva cyane bari barabuze urubyaro bamaze igihe bashakisha babona Adamu hashira igihe haboneka wowe hashize igihe kinini cyane wumva bimeze bite? numva ari igitangaza kwa ko iyo uvutse ugasanga ababyeyi bawe baguha agaciro ukwiye biragushimisha cyane kubera ko hari abana benshi baba badahabwa agaciro n'ababyeyi babo ariko kuba naramanje gutenda ibyo nabyo ndabishimira Imana. Wari waratinze isha ndabishimira Imana kuko iyo barimo baravuga ubuhamya numva ko mbere yuko mvuka bari babayeho nabi imvungura kuvuka ninze nabyo je nabishimira Imana nubwo byari bibababaje. Mbese mbwira wari waratinze he? Nari nyine mu bitekerezo by'Imana. Ubu bwenge kuyihera ubwenge ubundi ubwenge buremwa umuntu akiri mu nda ya nyina biterwa n'uko nyina abanye na papa w'umwana twite iyo babanye neza umwana akura afite ubwenge ugira gutya urahaseruka uraza ntabwo byibuka ariko mu mateka bajya kubwira bakubwiye ko waje ute? Mu mateka bajya bambwira ukuntu naje bambwiye ko bivurije ahantu henshi barivuza barya hirya no hino barimo bashaka imiti ari naho byavuye mu kuba papa ubu ngubu ari umuganga gakondo akabavura naho ngaho byaturutse aho ahantu naturutse ukuntu mu mateka bavuga ahantu numva nawe naraturutse ni mu bitangaza by'Imana n'ubuvuzi bwabayeho nuko rero yumva waje gutyo ukenewe wa mugani hashize igihe biguhiriye isomo ry'ubuzima bema isomo ry'uko uba utagomba kurekuza kuko igihe kiba gihari kandi Imana iba yarabigennye kandi nkaba nshimira papa ko yihanganiye mama. Kwihangana ni byiza niryo somo nakuyemo. Umva nawe uzihangana nugera mu byo kwihanganira kuko turi ku isi sibyo? Ukunda gute papa wawe? Bose mbakunda ku rugero rumwe gusa sinzi kwijanisha nabishira nko kuri kanga nabishira nko kuri 95% aho ngaho. Ubwo 5 gasigaye kubera iki? Ntabwo kujana kwijana 5 abana nyine ntago bajya babura utubazo bagirana n'ababyeyi bakabakubita ku 5 nyine niko kabitwara ariko nabyo wabishimira Imana nyine kuba uhabwa uburere. Cyakoze ako ndakwigisha kuganira uricyo Mana cyakoze utangiye kuba umugabo no kugufata nk'umwana ufite imyaka ingahe hari? Mfite imyaka 14. None se
ubwo buhamya ntibwatumye wumva ukuze vuba, ntibwatumye ukura vuba, nta kintu bwongereye mu bwenge bwawe? mu bwenge bwanjye ubu buhamya ikintu bwongera mu bwenge bwanjye butuma nyine niyumva mu babyeyi banjye nkaba open kuri bo, bigatuma nimba nanjye nko gushukwa na bagenzi banjye nkabagisha inama bakangira inama. N'ibyo ngibyo byafashije. Ok, nayo nkubaje papa ngo mufata gute, mama ubwo ngubwo ndumva umenya wivugiye rimwe uti byose mbafata kimwe. Bose nakubitiye hamwe byose. Ufata gute mukuru wawe Damuru? Ufata gute mukuru wawe Damuru? Umuvuge naba kudihe? Mukuru wanjye Damuru ni mukuru wanjye by'ukuri. Ukoresha kandi ntacyo mama. Kuko igihe covid yazaga nari navuye mu bigo byiza njya kwiga muri karitsiye aho tuba, ariko imaze kurangira banga kunsubizayo bakomeza kunyigishiriza aho ngaho. Aribwo mukuru wanjye yagaragaje agaciro ke akansabira kuba bansubiza ku kigo cyiza nkajya kwiga neza. Mukuru wanjye nawe ndamushimira cyane, kandi nawe yumve ko muha agaciro akwiye nka mukuru wanjye kandi mukunda cyane. Umufata gute? Uburyo mufatamo, mufata nk'umuntu w'agaciro kuri njye, ari next ku babyeyi banjye. No kurikira ababyeyi bawe. Yego. Mushiki wawe se umufata ute? Gashiki kawe. Mushiki wanjye we mukobwa umwe rukumbi mu muryango. We yavutse ku masengesho yanjye. Deka yewe. Nahoraga musaba nka ko hari umuturanyi dufite yari afite abana benshi, nkahora mbwira mama ati se kiyo mugiye munsiga hano mukinze mwazagiye kugura abana aho bagurwa, ko nabonye uriya yaguze benshi abafite nabwo kuki mutamugura? Arangije arambwira uti ngo tegereza ngo Imana izasubiza. Ndangije numvisha ambwiye gutyo ko ari Imana izasubiza, ndagenda ndasega ndavuga uti Imana rero uzame mushiki wanjye nzamugurira agakanzu gataraka. Dore n'ubundi yambaye agataratse. Nabivuze nyiri umwana nari mfite nk'imyaka 5 gutyo 4, avuka mfite 7. Bivuze ngo wanakuze rero uzi Imana bitewe n'uko byose bavugaga amasengesho Imana. Nuko ugize gutyo ubona karaje rero gashiki kawe karaje, mubaye abana 3, wumvise bimeze bite? Numvishe bimeze neza, kubera ko nanjye nari mbonye uwo umuntu ugiye kuba muto kuri njyewe nzajya ndeberera, nanjye nkakora nk'ibyo mukuru wanjye ankorera. Nanjye narishimye cyane kubera ko nari mbonye nanjye wongeye kujya nigiraho gufata abana bato, nkamenya uburyo nganira nabo, nkamenya uburyo mbafata. Nabyo byaranshimishije cyane kuko mukuru wanjye akenshi yabaga yiga muri interna, ntabwo twabaga duhura cyane, urumva nabaga ndi mu rugo njyenyine. None baba bagiye nko gusenga cyangwa bagiye hehe, ugasigara mu rugo bakinze igipangu, asanga nyine birimo biranderanja, nkumva nshaka nyine karumuna kanjye kaba kari mu rugo. Niki kigutangaza cyane iyo wumvise ubuhamya bwa papa na mama? Ikintu kinangaza, undi mu mashuri batwigisha ko umuntu ugeze mu myaka 45 gutyo ntabwo aba agishobora kubyara. Ariko ikintu kinangaza ni uko yaba uyu mushiki wanjye nanjye ubwanjye twavutse mu iyo myaka bita ko umuntu atabyaramo. Icyo kintu nicyo kinangaza ku buryo niyo tugeze kuri iryo somo mu ishuri nkunda kubaza umwarimu nkamubaza ati se ntabwo byashoboka koko? Nabona ashatse kunyereka ibihamya nkatuza nyine ubwo nkabyiga gutyo. Ukabyiga gutyo, ariko wowe ukaba uzi ko bishoboka kubw'Imana. Mwavutse hafi imyaka 50, mama wowe yakubyaye afite imyaka 42, uriya mushiki mubyara hashize 7, hafi imyaka 49, imyaka 50. Nibitangaza. Niko Iza kuba barakwise ayo mazina rero,
Isaka Sezerano harya Sezerano aya mazina yafata gute? aya mazina Sezerano ubundi ku buryo no mu ishuri bakiryumva bahita bambaza ngo se kuki witwa Isezerano iwanyu ni abahanuzi barasenga Imana yabasezeranyije kuzavuka. Nanjye nkahita mbasubiza ko navutse hari ukuntu ureba umuntu akavutse se niyo mubwira ngo navutse gutya ubundi arabyemera nabwo nuko nyine niryo bashimye niryo